hari mu gitondo cya kare ubwo izuba ryavaga riyaga ku misozi y'u Rwanda, ariko kandi ahegereye mu karere ka Bugesera, ndavuga mu mujyi wa Nyamata. Ari naho abafana benshi ndetse n'ibinyamakuru, amateleviziyo, buri wese yarasa narangamiye ugiye kunyonga igare yerekeza mu misozi miremire y'amateka ya Huye. Ari n'abakinnyi bari bari ku magare, ariko kandi bafite ubwoba bw'imisozi miremire barebaga imbere yabo. Benshi bibazaga urugendo kuva Bugesera unyura Nyanza ugera Huye. Uru rwa rugendo rwa rubabizi cyo, dore ko rwa rugendo rwa rufite ibirometero birenga 134. Rwa rugendo rwaranzwe n'impanuka nyinshi, uguhatana kwinshi kw'abafana ndetse n'ibindi byinshi byaranziye etape ya kabiri ya Tour du Rwanda 2026 kuva Bugesera werekeza mu misozi miremire y'amateka ya Huye. Mwaha ikaze mu nkuru y'urugendo, aho tugiye gusobanura uko uyu munsi byagenze ndetse n'uwatwaye etape ya kabiri yavaga Bugesera yerekeza mu karere ka Huye. Nge mwaha ikaze ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari byegeranyo mugezwaho. Nyaboneka niwe rwo bwa mbere wisanze kuri umuyoboro, urasabwa kuhakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye biza bigusesekaraho ku gihe. Ikaze. Mu birometero bya mbere abakinnyi bose basaga n'abagendera mu gikundi kimwe, basa naho biteguye kuzamuka ndetse bagatumbagira imisozi miremire ya Nyanza. Ariko ibintu ntibyakomezaga kugenda uko babishakaga, dore ko umukino wagendaga wongera amasaha, ari nako buri mukinnyi wese yageragezaga kunyonga igare aharanira gusiga bagenzi be. Ibi ntibyatinze kuko abakinnyi batatu barimo Miguel Hedimani ndetse na Martinez Erasmus batangiye gusa n'abikura igikundi bari barimo, maze batangira gusiga bagenzi babo amasegonda arenga 30. Birumvikana etape yari itangiye kuba ingorabahizi, cyane ko bamwe muri bo bari batangiye gusa n'abarusha abandi ubwenge. Ibi byatangiye guha icyizere abari bagiye imbere, ariko kandi igikundi cyari kiri inyuma cyatangiye kugira ishari, maze buri wese atangira gukuba ipine ry'igare ku butaka. Imisozi ya Nyanza abafana batangira kwirebera uburyohe bwa Tour du Rwanda. Muri iri siganwa uyemezaga agasohoka mbere yabaga agiye guhangana n'umuyaga muremure wazamukaga mu misozi ya Nyanza. Bageze imbere gatoya, igikundi cyari inyuma nticyabemereye ko baharenga, kuko amakipe yose yitwa kakomeye muri rushanwa. Buri wese yatangiye gukwetura inkweto maze atangira kunyonga igare bashakisha itsinda ryari imbere ryarimo abasore batatu narangije kukubwira haruguru aha. Bageze ku musozi wa Kamabuye batangiye kongera umuvuduko, ariko umuyaga nawo ntiwabakundiye, maze utangira kubacagaguramo ibice, cya gikundi gitangira gucikamo uduce duto duto. Ari naho buri wese yaragiye kwerekana ubuhanga afite ku igare budasanzwe, acurika imisozi ndetse azamuka iyindi. Aha ndavuga ko bari bageze mu karere ka Nyanza. Abakinnyi bamwe byitwa ko bafite intege nke batangiye gusigara inyuma, maze ikibuga giharirwa abari bafite imbaraga zo kuzamuka imisozi ya Nyanza. Abakinnyi b'Abanyarwanda, Mike Widuhaye yagerageje kuguma imbere ariko akoresha imbaraga nyinshi. Sengiyumva Shemu yakomeje kurwana n'itsinda yararimo arwagwana kugira ngo adasigara. Kamabuye ni wari umusozi gusa wabaciye intege, ahubwo wabaye umusozi watangiye gutatura buri mukinnyi wese n'imbaraga afite ndetse n'ubuhanga afite mu kunyonga igare mu misozi miremire ya Nyanza. Bageze mu misozi miremire ya Nyanza, maze imisozi itangira kubereka ko uri buze kurangara ari buze gukwitirwa hareba inzega. Aha ni naho ibintu byatangiye guhindura isura. Abazamuka neza nibwo batangiye kwereka ikirenge cy'inyuma bagenzi babo ko bashoboye kunyonga igare, maze isiganwa ritangira kubirindirindi. Paul Marti Soliano atangira kugaragaza ko afite imbaraga zidasanzwe, maze atangira kwanikira bagenzi be. Uko umusozi wazamukaga niko umwuka warushagaho kuba muto. Buri pedali y'igare yari intambwe yo kurwana n'umubiri. Abakinnyi bamwe basigaye kure, abandi bakomeza kurwana barwarwana basatira kwinjira mu bice bya Huye. Habura kilometero 10 gusa kugira ngo basoze irushanwa. Imisozi ya Huye yatangiye kuba kamo gusa, abafana ku mpande zombi buri wese agira ati Abanyarwanda turabashigikiye. Ari nako kandi abakinnyi b'abanyamahanga bafateranyaga kakavuyo k'abafana, maze nabo bagatangira kunyonga igare basiganwa n'Abanyarwanda. Itsinda ry'imbere ryasigaye rifite abakinnyi bake barimo Paul Marti. Bageze Huye habura metero 500 gusa, abakinnyi batangiye kwerekana ubuhanga budasanzwe, maze Paul Marti atangira kwanikira bagenzi be. Uko nako yisanza ko bipine ry'igare ku murongo bwa mbere,
maze Paul Marti Soriano atsinda etape ya kabiri ya Tour du Rwanda 2026. Abandi bamukurikiye mu masegonda make yakurikiyeho. Iyi etape ya kabiri yegukanwe na Paul Marti Soriano ukina ikipe ya Development Team, akurikirwa na Henoke Muruba wa Eritrea, akurikirwa na Mauro Yureti ndetse ukina ikipe ya Roto Group 1, ndetse akurikirwa na Hodel Munoz ukina ikipe ya Sudan Quick Step Devo Team, ndetse anakurikirwa na Lucas Van Giri. Namaruka zidasanzwe zabayo uretse kugongana kw'amagare kutateje impanuka nyinshi, ndetse abagonganye bakomeje irushanwa bisanzwe. Etape y'uyu munsi irasa naho yagenze neza gusumbya ejo, cyane ko ejo abasaga babiri bapfiriye mu mpanuka y'imodoka. Jye wagezaga iki kiganiro na Rambo na Jacques, iyo yari Sura TV1, umurongo mugari byegeranyo mugezwaho. Nyabuneka turagusaba inkunga ko dukanda subscribe, mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao. Muze twitabe twese gaya mahanga yajahiganwa ku magare. Come on, come see about the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. Inchi mbali mbali wamekutana kwa inchi moja Rwanda. Sogea barabarani uone kwa macho yako. N'abahungu biwacu baje n'abakobwa biwacu babukereye. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. Umukino w'amagare, irushanwa Tour du Rwanda. Igihugu rikorera mu mucyo ritarimo amahugu, abasiganwa b'ibihugu bitandukanye bahurira mu gihugu cyatuganye, basiganwa banareba ubwiza bwabwo, bahaba bareba ibirori nyabyo. Muri Afurika no hirya iyo ikurikiranwa kuri interinete na za televiziyo, rigamije guteza imbere iryo siganwa mu Rwanda no ku isi. Abifitemo impano nk'iyo nimucikwe n'ababwiriye.